ntago ndi buve hano ntabonye message ntibibaho sinshobora kuva hano ntabonye message abohereje twizere ko bikiri mu kirere iraje Jeannette Imana iguhe umugisha ibintu bisiga bimeze mugiye kuririmba indirimbo eshanu nibazirangiza. Gospel today, the gospel message through the world. Tarakomeye Chinese aya matara komeye cyane kandi dushaka aya telefone yacu gusa. Thank you dirija na dirijante baje tuba muri kiraro naho batambuka ndetse n'abandi bari bose bakomerezaho. Karibu twajyana gutya gakeya gutya hano yego aha sawa twagiye sawa nimurambirwe sawa abihanganye tugenda baho kaziki vuba sawa cha nimurambirwe sawa nishuri barebe ifoto cyubahiro n'Imana haleluya kiri kimenyetso cy'urumuri ndetse n'umucyo mu bihangano. sawa vuba muze nk'abasore none sawa aha abantu bazimisha amatara yanyu umurimo wacu nturarangira bemuretse kuzima amatara ndikubona hagati bazimisha amatara bemuretse irunga tuyitera bihanganye. Thank you. Amachimechi bemuretse nabihanganye bahari batureba nari nditara rirajyaho yego tugiye kugira gutya inshuro 3 sibyo 1 2 3 1 2 3 twongere 1 2 3 amachimesha bihanganye. Thank you bari mujye mwashiraho amatara rero n'urwererane amabara yose ibara ryose bifuza kureba ugiye kuribona muri uyu mwanya mucane n'ayandi yose. Reka tujye twakakira rero mushumba aza hano hafi ndetse na mushumba wa paruwasi amutwakirire. Yesu ashimwe. Tugeze umugisha ukomeye muri iyi konseri
cyangwa se muri live recording ya korali abihanganye kuba turi kumwe n'umushumba wacu wa Paruwase. Reka muhe mikrofone abaramutse abagezeho n'ibyishimo bafite yo kuba muri concert. Turi umushumba. Amen. Haleluya. Abashuje mwese mu izina rya Yesu. Amen. Mugira amahoro. Twishimiye kubana namwe nubwo tuje dukererewe. Uyu munsi twagize gahunda nyinshi, twabanje umubatizo, hanyuma hari kabuga twari dufite n'ubukwe bw'abakristo bashingije umwana w'umusore. Hanyuma rero byabaye ngombwa ko tujya no mu bukwe. Nje mvuye hariya aho bwari bwabereye hari Rusororo. Nari navuze kuko bigenda kose nanjye ngomba gufatira aho bigeze. Nshimye Imana rero ko nsanze bigihari kandi byiza. Yinjira hano nari ngiye kuhayoba ibarwa ibyo ari byo, ibintu byahindutse byandenze, ubu ntabwo ndiyakira neza. Imana irahumugisha, muri make nanezerewe. Ubwo rero reka dukomeze dusangire umunezero. Yesu abaho umugisha. Umushumba wacu turamuhaye mu izina rya nde. Amen, amen, amen. Murakoze cyane. Mwaducaniye amatara nyaboneka. Ndagira ngo protocol batuzanire ibiseke nka 2. Turashaka gutera inkunga kuri abihanganye mu minota nk'itatu yonyine kugira ngo bakomeze baririmba. Uyu ni umurimo utoroshye, ibi bintu byose ni amafaranga kandi menshi. Hari abantu rero baje babyiteguye cyangwa se batanabyiteguye, ariko turifuza kubashyigikira mu buryo bwo kubaha amafaranga. Nubwo kubasengera, kuba hano ni kimwe, ariko no kubatera inkunga nacyo ni kimwe. Mwaducanira urusengero rwose kugira ngo abantu babone, munamenye inota ari buzamure ataza kuzamura itariyo. Murakoze cyane. Ndagira ngo yego uyu mubyeyi ngwino hano ma hagarara aho ngaho imbere. Haze n'undi babe 2. Ntabwo biri butinde rwose. Egera hari imbere hari. Turagira ngo tubashyigikire namwe banabareba mu maso, barebe umuntu bateye inkunga uwo ari we. Imana bahumugisha. Muhagarara aho ngaho aho yego aho. Murakoze cyane. Tubikore vuba ntabwo ari ibintu bigomba gutinda. Ibi ni amamiliyoni n'amamiliyoni. Umuntu wumva hari icyo umutima umubwiye kuba yashyigikira korali abihanganye, turagira ngo abikore mu izina rya Yesu. Mudukira agakorasi gatoya. Murakoze cyane. Ndagira ngo kontabure wa korali aze hano. Umwami yatsinze urupfu n'ikuzimu n'imumure, yasohotse mu mbari muzima mbere amenyekana. Umwami yatsinze urupfu n'ikuzimu n'imumure, yasohotse mu mbari muzima mbere amenyekana. Umwami yatsinze urupfu, Umwami yatsinze urupfu n'ikuzimu n'imumure, yasohotse mu mbari muzima biramenyekana. Umwami yatsinze urupfu n'ikuzimu, Umwami yatsinze urupfu n'ikuzimu n'imumure, yasohotse mu mbari muzima biramenyekana. Umwami yatsinze urupfu n'ikuzimu n'imumure, yasohotse mu mbari muzima biramenyekana. Umwami yatsinze urupfu n'ikuzimu n'imumure, yasohotse mu mbari muzima biramenyekana. Umwami yatsinze urupfu n'ikuzimu, Umwami yatsinze urupfu n'ikuzimu n'imumure, yasohotse mu mbari muzima biramenyekana. yasohotse mu mbari muzima
gasoze buba ari ubuzima biramenyekana turirimbe twishime intsinzi yacu ni Kristo turirimbe twishime intsinzi yacu ni Kristo turirimbe twishime intsinzi yacu ni Kristo intsinzi yacu ni Kristo wenyine intsinzi yacu ni Kristo intsinzi yacu yarabonetse ni Yesu intsinzi yacu ni Kristo intsinzi yacu ni Kristo intsinzi yacu ni Kristo murakoze dushaka gutinda turagira ngo hari umuntu ushobora kuba yaje wenda atiteguye gushyigikira korali Abihanganye ariko yumva hari ikintu yazayishyigikiraho ari hehe papa itangishaka ngwino hano hafi habaye hari umuntu wifuza gutanga promesse cyangwa kugira icyo agenera korali Abihanganye turagira ngo tumuhe umwanya nawe uyu mugabo mumwegere haleluya hari n'ukeneye mikrofone mu munota umwe nabyo twabikora kugira ngo mutazavuga ngo ntabwo twatanze umwanya kontabure rero uyu hano kontabure ya korali hari abantu bafite amafaranga kuri telefone bifuza gukanda akanyenyeri niyo mpamvu mutumye telefone kugira ngo nabyo tube twabikora ndayimutumye kugira ngo tumenye amafaranga afite kuri momo ataza kuyavanga n'Abihanganye tubwire nimero yawe abafite telefone dukanda akanyenyeri 181 na kabiri akanyenyeri rimwe tubwire nimero noneho 078 urasubiramo 078 amazina ni Murerwa Marie Chantal Yesu abaho umugisha gushyigikira korali Abihanganye nababwiye ngo iki ni igikorwa gihagarara amamiliyoni menshi no gutayabaha yose ariko babashyigikiramo muri bikeya Imana iguhe umugisha nabonye balance y'amafaranga wari ufiteho rero ntabwo biri buze kwivanga ntegereje kubona message zanyu nkajya kwicara bakaririmba abakanze akanyenyeri ko nari kubona bisona neto bakazanze ntabwo ndi buve hano ntabonye message ntibiba sinshobora kuvana nabonye message abohereje twizere ko bikiri mu kirere iraje Jeannette Imana iguhe umugisha 2606819 gusa si ibintu byoroshye ibaruyeho Murerwa Marie Chantal biriko biraza ayindi message ndabona murakoze cyane ndagira ngo mwamubonye Itangishaka ahantu ari muramwegera abantu bashaka kugira ikintu bahiga na Murokore arahari ni inshuti y'abantu benshi bari hano abantu bifuza kugira inkunga idasanzwe batera korali Abihanganye baraza kubegera mu by'ukuri mu bashyigikire baravunitse ku rwego rukomeye kandi baracyakeneye yuko mukomeza kubatera ingabo mu bitugu ibyo biseke mwabitwara turaza gusaba kubasabira umugisha nyuma turi gusoza nibaho umugisha hari wazamuye ikiganza arihe nta kibazo ngwino tugire vuba vuba Ishimwe yenemeye ko 50. Imana iguhe umugisha karibu nawe muze rwose dushyikire korali Abihanganye ntabwo turi butinde kanze basange hafi
noroshye urugendo dufite iminota mike rwose mureke tubikore. Haleluya. Nanjye kubw'urukundo nkunda umurimo w'Imana, nkunda na korali abihanganye. Nanjye nagira ngo nsaba umufasha wanjye yigire hino. Naze. Niko nawe. Ngaho. Abanze gukora akanama k'umuryango. Babanje gukora akanama nk'umuryango. Korali abihanganye ndayikunda by'umwihariko urumva n'umufasha wanjye kayibamo. Rero ukurikije iki gikorwa barimo uko kirimo gisaba amafaranga atari make, kandi ndimo ndareba nkabona abantu bari hano mwese ndatekereza ko muri inshuti za korali abihanganye. Rero tugifatanyijemo tukagira icyo tugenda dukoraho gito gito, ndatekereza ko twabibafasha kandi bikagenda neza. Nari mvuganye nawe twumvikana ko tugomba gutanga 100 natwe. Mana umugisha. Muhereze mikrofone. Ibihumbi 200. Mana umugisha. Abandi bantu bihuse turasa gusoza gahunda twumva indirimbo. Arahari? Umuntu witwa Ernestine Mukanda yambaje, Imana igumugisha. Soje yabitugezeho. Nizere ko nta wundi muntu tudahaye umwanya. Ntabwo yari fundraising, kwari kugira ngo tubashyigikire kubw'iki gikorwa gusa, ntabwo twateguye ko ari fundraising. Ari hehe? Nabanguke. Agnes Nyirabize, Imana igumugisha. Imana igumugisha. 70 Imana igumugisha. Emmanuel Habarurema, Imana igumugisha. Musaza twayibonye. Joyeuse Nigena, Imana igumugisha. Christine Mutoni Wase, Imana igumugisha. Nta wundi muntu usigaye ngo ashyigikire korali abihanganye. Twumva indirimbo, turacyumva indirimbo za korali abihanganye, turaza kumva inshuti za Yesu nanone mu kanya. Rero ndagira ngo bahereze mikrofone, mukomeze kandi mukore icyo gikorwa. Imana abamugisha. Nizere ko uyu muntu mbere yuko avuga nava hano nta wundi uragera hano, turatanga umwanya kugira ngo baririmbe, ntabwo twaguma muri ibi ngibi. Murakoze. Imana igumugisha cyane. Claudine, okay, namuvuze. Imana igumugisha. Agatelefone gahita kuzura vuba, hari n'iziri bukomeze ziza nyuma nkuko twabivuze. Yaje mabuja hano. Uyu nawe wacu twararuhanye, utabona ari umukire gutya kugire. Nanjye ukanya hasi batori 60. Hariya wicaye ko nawe genda. Manzi nawe yaje. 50 Imana igumugisha. 50 Imana igumugisha. Aha. Amen. Nanjye ngomba kuba 100. Nta wundi muri iki gihande, nta wundi hano. Nshuti za Yesu, nta wundi. Erega nimwe muzakurikira amasi, tuzaza gutora karoti nta kibazo. Nta wundi hano, kugira ngo mutaza kugira ngo hari ahantu ntari bugere. Hari undi hano duha mikrofone muri VIP hano abahagaze. Haleluya. Samu buraho. Nta wundi hano. Thank you so much. Mukomere amashyi abantu baduteye inkunga. Korali abihanganye bagiye kuririmba, ariko mubanze mutunga abana ibiganza, muvuga ngo Imana ibahe umugisha.
turakomeza twitera inkunga murajya mureba abayobozi bo muri korali ntabwo arimo kuvuga muri mikrofone gusa cyangwa kugira gute ari nimero mwayibonye ari ya kontabure ndetse n'ubundi buryo bwose vrema mu batera inkunga kugira ngo izi ndirimbo zizasohoke kandi zimeze neza. Ikindi cya kabiri indi nkunga muzakora no kuzazisharinga kuzazisangiza abantu benshi mu gihe zaba zasohotse kubera ko iterambere nyine niho rigeze niko ibintu bisiga bimeze. Mugiye kuririmba indirimbo eshanu nibazirangiza ndaza kwakira abashuti banjye twavuganye mu kanya barabasigaje indi raundi ya nyuma y'indirimbo za nyuma ibintu hano birakaze. Nibagera ku ndirimbo ya kane abaterankunga turaza guhaguruka abarepese n'abashumba batabonye umwanya wo kurepeta indirimbo ya kane bavuze ko bifuza kuza kuyiririmbana n'abaterankunga ndetse n'abashumba. Imana yawe umugisha mu izina rya Yesu. Shizurungu azamuka na Pastor Claude amusengera atugezeho ijambo ry'Imana ari we no gusengera umwigisha